Tugiye kurebana inkuru y'umusore wakundwaga n'umukobwa wamukoreshaga akaba arifuza ko baryamana. Ese reka nkubaze, ugiye gusaba akazi ahantu ugasanga umukoresha wawe arifuza ko muryamana, byagenda gute? Wabimwemerera cyangwa se wareka ako kazi? Tubwire muri comment. Ndakwibutsa gukora subscribe kugira ngo inkuru nshyashya zijye zikugeraho ku gihe. Uyu musore dutangiranye nawe amazina ye yitwa Messi nk'andi mazina yose. Aha yari hari kwa boss we akaba yitwa Lucy akaba yaramaze igihe kirekire akunda uyu musore bakoranaga. Aha bari bagiye kujya mu kazi, Lucy amuhamagara mu cyumba ngo aze agire ikintu aba yamufasha. Ahageze boss aramubwira ati nagusabaga ko wamfungira umukufi wanjye neza. Messi akawumufungira, yamara kumufungira akamubwira ati umugongo umaze iminsi uri kundya, akira amavuta umaseho gakeya. Umusore akayakira akamumasira, yamara kumumasira akamubwira ati boss reka mbe nsohotseho gato ubanguke tugende. Boss agahindukira agasigara amwitegereza ari n'akasikamo gake atekereza ati umunsi umwe nzagufatisha kandi tuzaryamana. Ari nakakomeza aseka gake. Ku munsi wakurikiyeho Lucy ari mu biro ari kuvugana na CEO wa company yari ayoboye. Muri ako kanya Messi akaba arinjiye agasanga Lucy asoje kuvugira kuri telefone ategereje icyo agiye kumubwira. Messi akamubwira ati mumbabarire boss, hari impano mbona ngaha ndakeka yaba ari iyanyu. Ntekereza ko yaba yebeye iwanjye kuko nayirebye nsanga irahenze cyane. Boss akabwira Messi ati ntugire ikibazo, iyo ni impano yawe kubw'impamvu z'ukuntu uri kwitwara mu kazi. Muri ako kanya agashaka guhita asohoka, boss we akaza amwegera akahita afata ukuboko kwe agatangira kumukuramo isaha yari yambaye gake ari nako amwambika iyindi, anamubwira amagambo meza aryoheye y'uburyo ari umukozi mwiza witanga mu kazi kandi ukora neza, rero ko ibyo byiza byose. Ati uri umusore ukwiye kwambara neza, ukambara ibintu bigezweho kandi bisa neza kuko nawe uri umusore mwiza. Messi akagerageza kumushimira, undi ati hoya nta mpamvu kuko urabikwiye, uri umusore mwiza ukwiriye ibyiza. Messi agasubira mu kazi ariko bimutunguye cyane ukuntu yahabwa isaha ihenze nk'iyo ngiyo. Ku munsi wakurikiyeho tugarutse mu rugo kwa Messi ari kumwe n'umukunzi we, ubu nibwo tumenya ko Messi afite umukunzi. Umukunzi we akaba yitwa Dora. Amaze kumusuhuza ari kuzinga ishati, umukunzi we akabona isaha yambaye ku kuboko bikamutungura cyane kubera ukuntu yari ihenze. Agatangira kumubaza ati baby wakuye isaha, ese ufite amafaranga yo kuba wagura isaha ihenze gutya? Messi akamuhakana ati hoya baby, iyi ni impano nahawe na boss wanjye. Ayo magambo Messi yaramubwiye ntago Dora yakunze cyane kuko yaribazaga ati ni gute boss yaguha isaha ihenze nk'iyi ngiyi, ari nako agerageza kumubaza icyatumye yimuha ndetse n'akazi yaba yamukoreye ku buryo yamuha isaha ihenze nk'iyo ngiyo. Muri iryo joro baryamye, telefone ya Messi yarasonye, yayifata agasanga ni boss we Lucy. Akimwitaba akamubwira ati ngwino mu rugo iwanjye uzanye na laptop yawe. Abashoramari dukorana bampamagaye kuri telefone kandi nkeneye ubufasha bwawe kugira ngo umfashe muri offer bari kuduha. Kubera ukuntu Messi yakundaga akazi ke cyane, yarabyutse yitegereza umukunzi we arangije arambara aragenda. Ku rundi ruhande Lucy nawe yari yiteguye ategereje ko Messi ahagera, nawe ntiyamutindira muri ako kanya ahita ahagera. Boss we aramufungura amuha karibu ndarinjira. Lucy amaze gufunga atangira kumwegera gake ari nako amushimira ati urakoze Messi, sinzi ukuntu ino company yabaho tutagufite. Messi nawe ati murakoze reka dukora akazi. Nuko bajya kwicara muri salo bakora akazi mpaka mu gitondo. Muri icyo gitondo Messi asubiye mu rugo ahura n'umukunzi we abyutse. Dora atangira kumubaza ngo ni gute umuntu aguhamagara mu ijoro nka ririya ukitaba ndetse ukanahaguruka ukagenda utanambwiye ngo kuko aguhamagaye gusa. Messi akamubwira ati baby ntidushwane kuri iki kibazo ndakwinginze kuko nta kazi mba ngiyemo, nta kindi kintu kiba kinjyana. Lucy akamubwira ati ntago numva ukuntu ari akazi mu masaha nk'ariya. Messi nawe ati ni akazi. Ku munsi wakurikiyeho Messi yafashe umwanzuro wo kutajya gukora akirirwa mu rugo akita ku mukunzi we kubera ko bari bamaze iminsi batamenyanye neza, maze agategura ifunguro ryiza umukunzi we akava ku kazi asanga amaze kuritegura. Messi akaka ishakoshi umukunzi we akayitereka ku ruhande agatangira kumubwira mu magambo yoroheje ati mbabarira baby, iyi minsi 2 kuri 3 sinitwaye neza narakubabaje, nagusabaga ko twakongera tukiyunga tukaba umwe. Dora akamubwira ati nta kibazo umukunzi, cyambere nuko ngufite ukabura uwanjye. Muri ako kanya bakaba batangiye gusomana gake nk'abakunda. Ku rundi ruhande boss we Lucy yari kuzenguruka yagiye kureba umuganga w'umuterapist kugira ngo amugishe inama y'urukundo ruri kumutesha umutwe. Uko yakomezaga kuzenguruka ni nako n'umuganga yamwitegerezaga areba uburyo azengurukamo yataye umutwe. Therapist atangira kumubaza ati uyu musore uri gukunda gutya wamumenye ute, mwamenyanye gute? Lucy nawe ati dukorana ku kazi, ninjye boss we. Muganga ati ese yaba abizi ko umukunda? Lucy ati hoya, icyo nzi cyo nuko njye mukunda kandi nzamubona tu. Muganga akagerageza kumuhuza ariko akamwangira.
Ku munsi wakurikiyeho Lucy akemeza gufata urugendo akajya kureba Messi iwe. Yagera iwe yakomanga akajya kubona akabona umufunguriye ni umukunzi wa Messi. Dora yarangiza akamubaza ati ngufashe iki? Undi ati njyewe nitwa Lucy nkaba ndi boss w'umusore utuyemo ahangaha. Yagerageje kumuhamagara kuri telefone gusa ntayifata. Ati ndabizi ko ari umunsi w'ikiruhuko ariko hari akazi kihutirwa agomba kuza kandi akajya gukora. Dora ntiyabyumvaga neza ariko yahise ajya mu cyumba kujya kumukangura. Yarangiza akamubwira ati boss wawe ari hano. Messi agashidukira hejuru ati boss wanjye. Lucy undi akikiriza. Maze Messi akabyuka yihuta cyane akamanuka yihuta. Yagera hasi agasanga boss we ari kuzenguruka muri salo. Lucy akamubwira ati uyu munsi hari gahunda zihutirwa z'akazi. Niyo mpamvu narinje kukureba kandi ndakwishyura amafaranga menshi. Kuri iyo mpamvu ambara tugende. Messi akagerageza kumwumvisha ko ari mu minsi y'ikiruhuko. Undi ariko akamubwira ko ari bumuhe amafaranga. Messi ati ntegereza gato njye kwambara. Akazamuka yihuta cyane. Yagera mu cyumba akabwira umukunzi we ati baby reka nambare njye mu kazi. Hari ibyo ngomba gukora kandi bari mu mafaranga menshi. Dora akarakara cyane ati hoya ntabwo uri bugende. Uragira ngo ugende ku munsi w'ikiruhuko unsigane nande hano? Niwibeshye ukagenda nanjye urambwira icyo ndaba maze hano. Messi akabwira umukunzi we ati uriya mugore ubona hariya ni boss wanjye. Nta kindi kintu na kimwe kiri hagati yacu. Yampaye akazi nta kintu na kimwe agendeyeho kandi angisha gukora akazi neza. Uriya mugore ubona ari buze kuduha amafaranga menshi ku buryo turi buze kubasha kwishyura ubukode. Rero baby mbabara yangende. Messi akahita agenda kwambara. Dora nawe akahita amanuka yihuse cyane kandi afite umujinya mwinshi. Agatangira gutonganya boss wa Shirley ati wa mugore we ufite ubwenge? Kuki utajya gufata umugabo wawe? Ntabwo ubona ko ushaje? Ese urashaka guhangana n'umukobwa nkanjye? Uyu ni umugabo wanjye ntabwo uteze kumubona habe na rimwe. Mugendere kure kabisa umugabo wanjye. Aho Messi yari ari mu cyumba ari kwambara atangira kumva urusaku rwinshi rw'abantu bari gutongana hasi. Akahita asohoka akamanuka yihuta kugira ajye kureba ikibaye. Yagera hasi agasanga boss yamaze kurakara kubera amagambo umukunzi we yari amaze kumubwira. Boss akahita amubwira ati Messi sinari nzi ko wansuzuguza umugore wawe aka kageni ubuzima bwanjye bwose. Boss we akahita asohoka akahita agenda. Messi muri ako kanya bikamuyobera akabura icyo yakora ndetse n'icyo yareka kubera ko yari ashwanye n'umukoresha we kubera umukunzi we kandi ndetse n'umukunzi we akaba atamureka kuko yaramukundaga cyane. Muri ako kanya abura amahitamo y'aho yajya ndetse n'aho yareka kubera ko ari akazi yari agakeneye cyane ndetse n'umukunzi we urumva ko yamukundaga cyane atari kumureka. Ku munsi wakurikiyeho Messi yabyukiye kwa nyirabuja kugerageza kureba ko yasaba imbabazi. Arakomanga baza kumukingura gusa nyirabuja ntabwo yari yishimye habe namba. Messi atangira kumusaba imbabazi amubwira ati wambabarira ukaba mu munota umwe byibuze tukavugana, ndifuza kukubwira ikintu kimwe cyonyine, umpaye umunota umwe waba ukoze cyane. Boss aramwitegereza arangije aramubwira ati injira umbwire. Undi aramushimira arangije arinjira. Bicaye muri salo nyirabuja amuzaniye amazi atangira kumubwira ati nari nzi ko ejo wafashe umwanzuro akazi wakaretse utazagaruka. Messi acyumva ayo magambo ahita atereka igikombe cy'amazi hasi atangira gusaba imbabazi yinginga ati ndakwinginze boss, ikintu nyamukuru kinzanye hano ni ukukubwira ko nkunda gukorana akazi nawe kandi nkunda ukuntu unyigisha n'uko unyerekerera. Ibyo byose nicyo kintu gituma ngarutse kukubwira ko nshaka gukorana nawe. Lucy ati Messi nibyo koko witeguye gukomeza gukorana akazi nanjye? Messi ati yego nakora icyo ushaka. Lucy ati ikintu cya mbere nshaka kugusaba ndagira ngo untekere ibiryo byiza indye mpage maze tubone kuganira kuri iki kibazo cyawe. Messi akabitekerezaho gusa nta kintu ari gukora arabimwemerera. Bakajyana mu gikoni umukozi n'umukoresha baganira bari no guseka ibintu byabaye byiza cyane. Messi agatangira gutegura ibyo guteka. Boss akabwira ati se ko nifuza ko wangisha guteka. Messi akabimwemera gusa uko Messi yajyaga kumwerekera amukoraho niko boss we yamwitegerezaga cyane amwegera birangira amusomye. Messi akikanga maze akamwigizayo. Boss Lucy akamubwira ati humura. Atangira kumubaza ati ese niki umukunzi wawe afite njye ntafite? Icyambere cyo ndi mwiza nkawe, ikindi ndabizi neza ko nkukunda kumurusha, mfite n'amafaranga menshi adafite. Kuri izo mpamvu nzagufungurira company, nkugurira inzu ndetse nguhe buri kimwe cyose ushaka muri ubu buzima. Wowe mu mwanya Messi, njye nawe gusa ndakwinginze. Messi akamwumvira ari nakamwitegereza yarangiza akamwiyaka akamubwira ati ibyo byose nta kimwe nkeneye ahubwo reka ngende. Yarangiza agasohoka akamusiga aho ngaho. Lucy agasigarana agahinda kenshi cyane atekereza ku bintu bimubayeho. Ku munsi wakurikiyeho Boss Lucy yarongeye abyukira ku muterapiste kumutekereza ibyamubayeho kugira mugishe inama. Ariko Boss Lucy yari yamaze no kumenya neza yuko Messi afite umukunzi gusa we yanze kuva ku izima yumva neza ko azamutsindira. Gusa muganga akomeza kumwumvisha ko yamureka akajya gushaka abandi bahwanyije urwego. Gusa Lucy we akabyaka akavuga ati uriya niwe mugabo wenyine nakunze. Ku rundi ruhande Messi nawe yari yagiye kureba inshuti ye kugira yitekereza ibibazo ari kunyuramo arebe ko yayigisha inama.
Gusa inama inshuti yari kumugira ntabwo yazumvaga neza kuko inshuti yari kumubwira ati nareke umukunzi we agumane na boss kuko ubuzima buzaba bugoye cyane imbere natangira kwitesha amafaranga kandi amwizaniye. Gusa Messi akamubwira ati hoya rwose muvandimwe, njye nkunda umukunzi wanjye ku rwego rukomeye cyane ku buryo ntamureka. Inshuti ye bikayitungura cyane igakomeza ikinywera ndetse nawe agakomeza kunywa, gusa ari gutekereza ibintu byinshi. Messi mu ijoro agaruka mu rugo aryamanye n'umukunzi we, gusa yari yabuze ibitotsi ari gutekereza ibintu byinshi cyane, yibaza niba azareka akazi cyangwa se azemera kuryamana n'umukoresha we kugira ngo agume ku kazi abashe kwita ku mukunzi we. Mu gihe yari ari gutekereza ibyo, Dora ahindukiye yumva umugabo asa nk'uwicaye, arabyuka nawe amubaza ikibazo yaba afite. Muri ako kanya Messi atangira kubaza umukunzi we ati babe, urabona ute ngufunguriye ahantu hanini wowe gutekera ko mbizi neza ko ukunda guteka? Dora agatangira kumuseka amubaza ati ese babe, amafaranga yo gufungura aho hantu tuzayakura he? Wowe ubwawe urabizi turebye kuri akawunti yawe nta mafaranga ariho ahagije, kandi ahantu nk'aho ngaho uri kumbwira kugira ngo wafungure byibuze byadusaba kuba dufite nka miliyoni 100. Messi akabwira umukunzi we ati baby, we ntugire ikibazo, amafaranga ngenda ayafite, ibyo ntubigireho ikibazo, ahubwo mbwira niba wabikunda. Tugeze aha reka nkwibira ibanga, Dora na Messi bafatanyaga ibintu byose, aba kwishyura inzu, guhaha ndetse n'ikindi cyose gikenewe mu rugo rwabo, kubera ko umushahara wa Messi ntabwo wari uhagije ku buryo yakora ibyo bintu byose wonyine. Niyo mpamvu Dora kumva Messi amubwira ngo arashaka umufungura ahantu hanini ho guteka no gukora ibyo byose yumvaga ari nko kumusetsa, kubera ko yari azi neza ko nta mafaranga na make afite, ahubwo ibintu byose babifatanyaga. Reka dukomeze inkuru yacu, imbere turamenya neza icyo Messi yari yizeye. Ku munsi wakurikiyeho boss Lucy yari ari mu biro ari gusinya ku mafayiro yo mu kazi kabo. Muri ako kanya hari umusaza winjiye muri ofisi ya Lucy. Uwo musaza ni CEO w'izi company, bivuze ko ari boss wa Lucy. Lucy agahaguruka agiye kumusuhuza, boss akamubwira ati nta kibazo, icara nta kibazo. Atangira kumubaza ati akazi biragenda gute hano? Lucy agasubiza boss we ati akazi karagenda neza boss, mu kwezi gushize twasinyanye n'abashoramari bashyashya, reka mpamagare mugenzi wanjye azane izo fayile urebe. Lucy agahamagara Messi muri ofisi ye. Messi akihagera CEO akamusubiza ati bite mwana wanjye? Lucy kubyumva bikamutungura cyane ati mwana wanjye? Maze Messi agasubiza CEO ati ni byiza papa. Maze CEO akabwira Lucy ati Lucy, Messi ni umuhungu wanjye umwe wenyine ngira w'ikinege, niwe wahisemo kuza gukora muri iyi kampani ashaka kwihugura, gusa sindafata umwanzuro wo kumugira CEO w'izi kampani zanjye zose. Lucy bikamutungura cyane ati ati kumbe umuntu dukorana ni umwana wa boss wanjye. Mu gihe akibaza ibyo, Messi akabwira CEO ati papa, Lucy anyigisha ibintu byinshi cyane kandi ayoboye kampani neza, turamushimira cyane. Rero inshuti zanjye murabona ko tumaze kumenya ngo uyu Messi ninde, ni umwana wa CEO w'amakampani menshi cyane. Ku rundi ruhande Lucy avuye mu kazi yatashye ari kurira cyane yarakaye, yibaza uburyo Messi yamwihoreye ntagire ikintu n'iki na kimwe amubwira, n'ukuntu yirirwaga amubwira ko azamufungurira kampani cyangwa se akamugurira amazu menshi ahenze akanamuhindura ubuzima, kandi Messi ari we nyiri makampani yose yirirwaga amubwira. Ku rundi ruhande nanone Messi yari atanye na papa we mu rugo iwe. Bagera mu rugo papa akatangira kumubwira ati ahantu utuye ni habi cyane, ni hatoya haregeranye. Messi akabwira papa ati papa, njyewe n'ibingibi nkunda nta bindi, ntago mba nshaka ibintu byinshi. Maze bakicara bagatangira kuganira. Muri ako kanya umukunzi wa Messi akaba arinjiye atashye, maze nawe akicarana nabo. Messi agatangira gusobanura papa we n'umukunzi we kugira ngo bamenyane. Papa Messi agatangira kubwira umukazana we ati ndabizi ko ukunda ibintu bijyanye na resitora, ndabizi kandi neza ko ukunda ibintu bijyanye no guteka, niyo mpamvu muri aka kanya rero umwana wanjye yafashe umwanya munini muri imwe muri kampani zanjye kugira ngo mutangire gukorana. Dora mu kumva ayo magambo bikamutungura cyane, akibaza izo kampani zaba ari izihe, gusa ntashaka kubivugaho ibintu byinshi, agahaguruka akajya mu cyumba. Messi akaza kumureba mu cyumba maze akamubwira ati aha ngaho nyibwira neza maze nkumenye. Ukuri nuko Messi yari yarabeshye umukunzi we ko ari umwana wavuye mu muryango ukene cyane, kandi papa we akaba acuruza inzoga mu cyaro. Niyo mpamvu umukobwa yari yumvishe ko sebukwe atakiri umucuruzi w'inzoga, ahubwo ari umuntu ufite amakampani menshi cyane. Niyo mpamvu Dora yahise arakara cyane kubera ko impamvu yari yarabeshye. Kubyihanganira byaramunaniye maze afata ibintu bye ahita yigendera, kuko yumvaga ko umugabo wari umubeshyi. Amusiga mu nzu iwe maze asubira iwabo. Ku munsi wakurikiyeho Messi ajya ku kazi, naho ntabwo byari bimworoheye kubera ko Lucy yashakaga ibisobanuro byinshi cyane bijyanye n'ukuntu Messi atari yaramubwiye uwo ari we wa nyawe. Lucy atangira kumubaza ati ese uriyumva ute kuba warandekaga nkakomeza nkakubwira uburyo nzaguhindura ubuzima, nzi ko uri umuntu uri aho ngaho nta kintu ufite kandi ari we boss wanjye wa nyawe.
umusore wacu ntabwo yari yorohewe, yaba ku kazi byari umuriro ndetse no mu rugo byari umuriro. Hamaze gucaho iminsi 3, uyu munsi wari umunsi w'amavuko wa Messi. Yari ari mu biro bye aho yari ari gukora akazi ubutaruhuka. Yari yareye mu gitondo agejeje mu gicuku atarahaguruka n'umunota n'umwe. Lucy akaza agatangira kubwira boss we ati, bite boss, nifuza kugusaba byibuze tukagenda tukicara ahantu hamwe tugasangira ibya nijoro. Wakoze akazi kenshi, ukeneye kuruhuka. Messi akagerageza kubyanga ariko ku munota wa nyuma akabona ko atari busubire kubera ko nta muntu n'umwe wari uriyo. Bityo yemera kujya gusangira na Lucy. Bageze kuri dina, ibyo kunywa, ibyo kurya, buri kimwe cyose cyari gihari. Gusa buri munota Messi yakomezaga yitegeza kuri telefone kugira arebe ko umukunzi we byibuze yaba atamuhamagaye cyangwa se atamuhamagara. Ari nako Lucy akomeza kumuganiriza amwereka ko amukunze cyane, anamuhatira amayoga menshi kugira ngo arebe ko yasinda. Igihe cyo gutaha kigeze, aho kugira ngo atahe iwe ataha kwa Lucy. Yasinze cyane birangira bararanye. Mu gitondo cyakurikiyeho Lucy yazanye icyayi mu cyumba, iyo bayita breakfast in bed. Akamwegera ashaka kumusoma kugira ngo amukangure. Messi yafungura amaso agakubitana n'isura ya Lucy agiye kumusoma, maze agashidukira hejuru avuga ati, ibintu byose byabereye aha ni amakosa, singishaka kumva ikintu na kimwe kiguturukaho. Messi agafata imyenda ye maze akagenda, agasiga Lucy agahinda k'urukundo kongeye kumusaga nanone, ari kenshi ku buryo budasanzwe. Messi kugera iwe nawe yari afite ibibazo byinshi cyane, yibaza ukuntu byagenze kugira ngo agwe mu mutego w'uriya mukobwa. Akinjira mu nzu iwe agahita abona umukunzi we aryamye mu ntebe asa nk'uwereyemo amutegereje ijoro ryose, maze Messi akegera umukunzi we gake gake agira ngo amukangure. Dora akabyuka agatangira kumubaza ahantu yaraye. Messi n'amasoni menshi agatangira kubeshya ati, nari ndi kumwe n'inshuti zanjye twaraye duserebura birthday yanjye, mbona burije cyane, mbona ntataha niho naraye. Dora akagerageza kumva umukunzi we maze akamubwira ati, genda woge urasa nk'unaniwe. Mu gihe Messi yari ari muri dushe ari koga, hari umushyitsi wari gukomanga ku muryango. Dora ajya kumukingurira. Agifungura Lucy akahita yinjira, akamubwira ati, genda umpamagare umugabo wanjye, umpamagare umugabo wanjye. Muri ako kanya Messi akahita aza agasanga Lucy ari aho ngaho, agahita amubaza, uje gukora icyangaha wowe? Lucy agafata box yari afite mu ntoki akazitera Dora, maze yarangiza agasubiriza Messi mu maso ya Dora ati, nari nkuzaniye box zawe wibagira iwanjye, kandi ikindi wandyohereje, uri umugabo wuzuye. Dora kubyumva umutima waramuriye ahita azamuka ari kurira kubera ayo magambo yari yumviye aho ngaho. Yaragiye atangira gufata buri kimwe cye cyose kugira ngo ave aho ngaho. Lucy nawe yari asigaye hasi ari gutongana na Messi kubera amagambo yari avugiye aho ngaho, maze Messi yirukana Lucy ndetse anamubwira ko adakeneye kongera kumubona no mu kazi kiwe. Messi gusubira mu cyumba nta kintu na kimwe Dora yashaka kumva amubwira, maze afata ibintu bye ahita agenda nta kindi kintu na kimwe ashaka kumva. Maze gucaho iminsi 2 Messi ajya kureba umukunzi w'iwabo. Akimubona ahita apfukama hasi atangira kumusaba imbabazi ati, mukunzi wanjye ndakwinginze mbabarira, ndabizi ko nakoze amakosa ariko umpaye amahirwe ya nyuma sinazasubira. Messi akomeza kugerageza gusobanura umukobwa mpaka akagera aho ngaho akamubabarira. Nyuma yaho akamufata akamusubiza mu rugo. Kugera mu rugo hari hatatse hasa neza cyane nk'ibintu by'ibirori nyine, bisa nk'aho ari umuntu ugiye kuhataha. Bakinjira mu nzu Messi akahita abwira umukobwa ati, ese washyingiranwa nanjye? Umukobwa yarangiza akamubwira ati, ikintu cya mbere nshaka nuko nshaka kumbwira buri kintu kimwe icyo ari cyo cyose kuri wowe nkakumenya neza. Maze Messi agafata umukunzi we akamusohokana, maze akamubwira ati, uyu munsi ndakubwira buri kintu icyo ari cyo cyose ushaka kumenyaho. Ukuri Messi yabwiye umukunzi we ubuzima bwe bwose kuva ku ntangiriro kugera ku iherezo. Nyuma yo kumubwiza ukuri yarangiza akongera akamusaba niba bashyingiranwa. Umukobwa nawe ntamutindikanyirize akahita amwemerera. Bukeye bwaho Messi yagiye kuri ofisi asanga Lucy ari gupakira buri kintu kimwe cyose kubera ko yari yaramubwiye ko yamwirukanye. Messi akamubwira ati, Lucy mbabarira sinshaka kwirukana ku kazi, ndagira ngo ibi bintu by'inkundo byaje hagati yacu tubyihorere, twe dukora akazi, tureke ibintu byose by'inkundo byabaye ndetse n'ibyabaye hagati yacu byose tubyirengagize, ahubwo twe dukora akazi kacu. Kubera ko niwe ugomba kuba boss ahangaha kuko ngiye ngomba kujya Abu Dhabi kuri headquarter ya company yacu. Lucy akishima cyane kubera iyo mpamvu yuko asubijwe ku kazi. By'aka kanya yabaye umukozi w'intangarugero, akora atikoresheje kandi akora neza adasuye mu bintu by'inkundo. Wakoze kubana natwe kugera ku musozo w'inkuru yacu. Ndakwibutsa gukora subscribe, share ndetse na comment kugira ngo inkuru zacu zikomeze kukugeraho igihe.